Reka nguhe ikaze nanone wowe ukurikiye International Harmony TV, nk'ibisanzwe rero tugiye kugaruka uyu munsi turebera hamwe ibintu bitanu bishobora kugufasha mu rugendo rw'ubuzima mu bigendanye n'imyubakire hagati y'umugore ndetse n'umugabo. Aya masomo rero ashobora gutuma hari byinshi tugenda twiga kandi dushobora kugenda twirinda cyangwa dushobora kugenda dukora kugira ngo ubuzima bwacu bukomeze kugenda neza cyangwa ingo zacu zikomeze kugenda zitera imbere umunsi ku wundi. Isomo rya mbere rero tugiye guheraho muri aka kanya, icya mbere ni ukugira ibanga ku bigendanye n'amateka yawe y'ahashize, akenshi kidakunda guhabwa amahirwe mu mibanire y'abakundana cyangwa ngo gihabwe agaciro. Ku busobanuro bwo kugira ibanga mu mateka yabo. Impamvu yo kugira ibanga rero ku mateka yawe y'ahashize ni uko mu mibanire akenshi abantu usanga bahatirwa kuvuga amabanga yabo y'ahashize, ibyiza, ibibi ndetse ibyabababaje ndetse n'ibyabashimishije. Nubwo ukuri ari ingenzi ariko kubivuga byose bishobora kugira ingaruka mbi ku hazaza hanyu mwebwe babiri muri kugenda mubana, bigatuma umuntu agutinya cyangwa se ashobora kugucira urubanza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibi bitwibutsa ko ugomba gushyira imbaraga mu kuba uwo uri we uyu munsi, kuruta kwemera uko amateka yawe agenda uko abantu bakubona uyu munsi. Amateka turabizi ko ari igice cy'inkuru yawe. Dore indi mpamvu rero ituma ugomba kugira ibanga ku mateka yawe y'ahashize. Icya mbere ni ukwirinda gucibwa urubanza. Kuvuga byinshi bishobora gutuma abantu bagutekereza mu ishusho y'ibyo wabayemo, aho kureba intambwe wagezeho. Tuza burya ni isomo wakize nyuma yo guhura n'ibigeragezo wagiye uhura nabyo mu buzima. Igisubizo cy'ibi rero, shyira imbibi ku byo wemera kuvuga, teganya neza ibijyanye n'amateka yawe ushobora gusangiza abandi, kandi umenye uko ubyitwaramo mu gihe bikubajijwe. Ikindi rero, hitamo neza abo wizeye. Siko buri wese agomba kumenya amateka yawe yose. Ugomba guhitamo neza ugomba gusangiza inkuru zawe. Kandi niba hari ibyo uganira ku hahise, shyira ingufu mu gusobanura isomo wabikuyemo. Iryo ni isomo rya mbere. Isomo rya kabiri rero rishobora kugufasha gutuma ugenda ubaho neza kandi bikagenda bigufasha kubaka urwawe neza cyangwa kugirana urukundo rushitse, urukundo ruryoshye n'uwawe. Hari icyo bavuga ngo kwiga kubaho wenyine. Kwiga kubaho wenyine rero abantu bagenda babifata nk'ibintu bibi ku buzima bw'umuntu. Kubaho wenyine rero bifate nk'amahirwe, ntubifate nk'igihano. Ahubwo ubifate nk'umwanya wo kongera kwisobanukirwa, ugasobanukirwa ibyo ukenewe ndetse no gushyira ibintu byawe ku murongo utuje. Ndetse tutibagiwe no kubaka umusingi ukomeye muri wowe, kugira amahoro ndetse n'umugambi uhamye. Iyo weho ubwawe rero wishimira kubaho uri wenyine, bigufasha no kutishimira ba bantu baza baguca intege. Dore isomo rya gatatu rero uyu munsi nakuzaniye, mbere y'uko dusoza ikiganiro cyacu, turangiza ibintu bitanu nabateguriye. Iki kintu rero ntugicikwe ucyumve neza paka tugeze ku cya gatanu. Icya gatanu kiraza kugufasha cyane kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane ku buzima bwawe. Wari uzi ko guta igihe nabyo ari ibintu bishobora kugenda biba bibi mu mibanire yawe n'uwo mwashakanye? Burya igihe ntago igihe kijya kitubana gitoya cyo kubaho, ahubwo ni uko dutakaza igihe kinini mu bitadufitiye inyungu. Ibyo bigenda bigaragara cyane rero mu mibano y'abantu ko gutakaza igihe ari ikintu gishobora kugenda gituma umubano w'abashakanye utagenda umera neza cyangwa umubano w'urukundo w'abantu bakundana utagenda umera neza. Nawe utekereze ko rimwe na rimwe usanga iki tuvuze cy'igihe, umuntu afata igihe nko mu gihe kingana nk'icyumweru agatakaza igihe kingana nk'amasaha menshi yakagombye kuba abyaza umusaruro. Uwo muntu rero ari kugenda ahereza igihe cye, atazi neza ko we igihe cye ari kukimutakazaho. Rero gutaho umuntu igihe utazi neza we ko igihe cye akigufitiye, bisa nkaho ari imbogamizi zishobora kugenda zituma imibanire y'abantu itagenda imera neza mu buryo bumwe. Burya igihe tugenda tubona ko ari nk'uruzi, kuko igihe iyo gitambutse ntabwo kigaruka. Tubisanisha rero nk'uruzi, iyo rutambutse ntabwo rugaruka. Abagore benshi cyangwa abagabo benshi bagenda batakaza amahirwe yabo ku bantu babafata nk'amahirwe yabo ya kabiri cyangwa nk'amahitamo yabo ya kabiri, bagahagarika intego zabo kuko biringiye ikintu kandi kitakagombye kuba aricyo cyakagombye kuba cyiringirwa mu by'ukuri. Ukuri gukomeye rero kuri iki kintu, mu gihe uhereza agaciro k'ibanze undi muntu, uwo muntu rero we ashobora kuba akugira amahitamo ye ya kabiri mu gihe wafashe umwanya ushaka kumugira amahitamo ya mbere. Ibyo rero bigatuma icyo gihe rero cya gihe tugereranya nk'umutungo ukomeye cyane, ntabwo wongera kukigarura. Wa mutungo dufata nk'ikintu gikomeye cyane uba utakaje muri ako kanya. Igisubizo rero kuri iki ngiki wakagombye gutangira ugafata igihe cyawe nk'umutungo ukomeye cyane mu buzima bwawe kandi uremereye.
Ikindi rero ugomba kumenya ugomba kumenya ngo uri kubaka umubano w'ukuri cyangwa uri kuzuza icyuho cy'amarangamutima gusa. Mu mpera za byose rero, guta igihe ku muntu mu buryo budakwiye bigutwara byinshi bitari n'amasaha gusa, kandi bishobora no kuba byagutwara ibice by'ubuzima bwawe, kuko ubuzima bwawe bw'igihe bukomeye cyane. Ariko mu by'ukuri wakwibutse ko ari wowe wenyine ufite ububasha ku nshingano zo gukoresha igihe ku buzima bwawe. Igisubizo cy'iki ngiki rero, hagati y'abakundana rero wakagombye gushyiraho umurongo w'icyerekezo ugomba kugeraho mbere yo gutakaza igihe ku muntu utazi neza ngo uri amahitamo ya kangahe kuri we. Tukagaruka tuvuga ati rero ibyiza ni uko wakwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kukubuza kuba wagera ku nzozi zawe ku gihe wifuje. Iyo ufashe igihe rero cyo kwiyitaho no gukora ku ntego zawe, uba wiyubakira ubuzima bufite icyerekezo. Igihe cyawe rero ugomba kwibuka ko ari umutungo ukomeye cyane ku buzima bwawe kuruta ibindi byose. Ikindi rero twasorezaho kuri iki ngiki ni uko nta muntu n'umwe ushobora kuzagusubiza igihe cyawe waba warataye, cyangwa ushobora kuzagusubiza agaciro kawe waba warataye, nk'uko twabibonye ko igihe ni nk'uruzi, iyo kigiye ntabwo kigaruka. Rero nta muntu n'umwe muri iyi si ushobora kugutakariza igihe ngo azanakikugarurize. Ni ibintu bishobora kugorana cyane bitigeze binabaho. Icyo rero nicyo twasorezaho. Icya gatatu, reka twegere imbere tujye ku kintu cya kane gishobora kugufasha mu mibanire yawe n'uwawe. Icya kane rero twababwira ni uko ushobora kwishimira ibyo wagezeho hatajemo ukwivuguruza, wenda ugendeye ku bwenge ufite cyangwa ubuswa ufite. Umufasha mwiza rero ntabwo yifuza umuntu uhisha ibyiza yaba yaragezeho. Sangiza abandi ibyishimo byawe, atari ugushaka gushimwa, ahubwo ari ugushaka gutera abandi ishyaka. Iri somo rya gatanu rero rirakureba cyane wowe wakomeje kudukurikirana cyane, kuko ni isomo tuza tukubwira ngo rinda ubuzima bwawe bwo mu mutwe bwite. Kurinda ubuzima bwawe bwo mu mutwe rero ku kintu kigendanye n'imibanire, burya bavuga ko mu mutwe wacu ariho hakagombye kuba ari nk'urusengero rwacu, cyangwa ari nk'ingoro yacu duteraniramo, cyangwa ariho ubuzima bwacu bwose buba buzingiye. Ariko abagabo cyangwa abagore bari mu rukundo basiga amahoro yabo yo mu mutwe kugira ngo bagumane n'undi muntu uwo ari we wese mu mahoro. Nutekereza kuri ibi ngibi rero uraza gusobanukirwa ibindi bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye. Burya iyo turi gukora cyane tuba turi kugira ngo tuzatere imbere mu bigendanye n'ubukungu bw'imari cyangwa ubutunzi bw'amafaranga. Tugakora siporo cyane kugira ngo tugomeze kurinda imibiri yacu kugenda ihura n'indwara cyangwa n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bishobora gutuma umubiri wacu udakora neza. Ariko rero iyo bigeze ku buzima bwo mu mutwe bwite, ugasanga rero ibyo dushaka byose biri mu mutwe, kuko usanga ahantu hose abakundana baba bafite amahoro, ariko bagera ku kigendanye no gutekerezanyaho, umwe atekereza ku wundi, ugasanga amahoro ahise agenda abura gutyo, kandi mu bundi buzima busanzwe mu bindi atatekereje cyane yari afite amahoro. Ariko kuko utekereje uwawe, kuko utekereje umuntu wawe muri kumwe hafi, amahoro uhise uyabura bitewe n'ibyo uri kumutekerezaho bibise, cyangwa bizagufasha cyane kugenda uruhura amarangamutima yawe, cyangwa kugenda uruhura ubwonko bwawe n'umutima wawe mu by'ukuri. Dore icyo ugomba gukora rero, ni ikintu gikomeye cyane nshaka gusorezaho kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu biri imbere. Kuri iki kintu rero, dore ikintu gishobora kugufasha cyane, niba rero hari umubano uwo ari wo wose waba ukubangamiye mu buzima bwawe ndetse n'umukunzi wawe, aho kuguteza imbere ukaguteza inyuma, cyangwa ukagusubiza inyuma mu mitekerereze cyangwa mu iterambere ry'urukundo rwawe, aribyo bishobora gutuma wumva nta mahoro ufite mu buzima bwawe. Ibyiza rero ni ugufata icyemezo cyo kuba wawusohokamo, kuko ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari ukwirinda stress gusa. Kubuzwa ibitotsi rero n'ihindagurika ry'amarangamutima by'undi, ariko kuri kwakagombye kuba kuriho umubano uwo ari wo wose ushobora gutuma utaguma mu mahoro, ntibikwereke urukundo na rukeya. Ibyo biba bisobanuye ko ntibivuze ko ari intambara y'amarangamutima. Rero bikaza bigaruka bivuga ngo niba wabuze amahoro yo mu mutwe, dore icyo bishobora kwangiza ku mubano wawe n'uwo mwashakanye cyangwa n'uwo mukundana muri aka kazi. Bivuze ngo igihe cyose uzaba uhangayitse cyangwa wabuze amahoro, byangiza ubuzima ndetse bikangiza n'umubano. Dore rero icyo ugomba gukora mu gihe bishobora kuba bikugendekeye gutya, shyiraho imipaka, iga kuvuga ngo oya, kuko burya umuntu ukwitaho ntazigera aguha ikibazo cyo guhangayika cyangwa cyo gutekereza ikibi kuri we. Menya ko umuntu akwitaho atazigera aguha guhura n'ikibazo cy'amahitamo hagati y'ibyishimo. Rero sinasoza n'ababwiye aka kantu, mu gihe cyose utangiye guhindura uwo uriwe kugira ngo ukunde unezeze abandi bantu, kandi mu by'ukuri hari undi wakagombye kuba uri kunezeza ukeneye umunezero wawe, nicyo cya kindi basobanuye ngo nibwo utangiye kwibura wowe ubwawe.
za nshuro zose uvuga ngo yego kandi washakaga kuvuga oya, cyangwa ukagerageza kugaragaza ko ukomeje gukunda ikintu udakunda, cyangwa ukomeje gukunda umuntu udakunda. Umuntu udakunda ni umuntu nyine uba udakunda, ariko we ukagerageza kwishyiramo ko umukunda, ukagerageza no kuvuga ngo ndagukunda. Ari byo bya bindi byo kuvuga ikintu utemeye cyangwa ikintu kitakurimo cyangwa ikintu udashaka. Nibyo bisobanura rero ko ari ugukora ibintu bitagendanye n'ibyo dukeneye, bishobora gutera umubabaro ukabije cyane ku bantu bakundana, bigatuma rero agahinda gashobora kwikuba kabiri, cyangwa imibanire itagenda neza ikagenda nabi byikubye inshuro ebyiri z'uko byakagombye kuba bimeze neza. Byikuba nabi byikuba biba bibi cyane inshuro ebyiri kuruta uko byakwikuba kabiri biba byiza. Kuko igihe cyose ugerageje ibyo bintu byanga bikunze bikuviramo umubabaro wikubye kabiri ibyishimo wari kugira iyo utari kuza kuba ubikora. Gusa igihe usize inzozi zawe kugira ngo ugumane iz'abandi, uba uteye intambwe rero mu gutakaza intego zawe, kandi uba uri gutakaza iby'ibanze mu buzima bwawe. Aho ngaho rero birushaho kuba bibi mu rugendo rwawe. Nyuma y'imyaka myinshi rero byanga bikunze biza kurangira bivuyemo umubabaro hagati yanyu mwembi. Reka mbashimire rero mwemeye gukurikirana iki kiganiro cyanjye. Nk'ibisanzwe yari Siyagireyo Talent kuri International Harmony TV. Nawe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo buri munsi ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi, ukurikirane inkuru, ibyegeranyo ndetse n'amakuru agiye ari update muri ako kanya. Turabashimiye rero kuba mwemeye kudutega amatwi kuva iki kiganiro cyacu gitangiye kugeza kirangiye. Imana rero ikomeze ibahe umugisha. Ciao ciao.